Reka mbacira umugani mbambuza nakubwiye ngo mvira mu ubone warenze nakwica baza uzaba amafaranga yanje ubiguye uzaba amafaranga utamuzabibona hago abanyitwara gokongo byo kwa Sakindi ntago ari kwabirya gashaka uzabaze ntabwo nje ngomba gushingira mu ruriya muryango papa narakuze byokora byose ngira ntabwo byo nje nabyemera mwamwe jewe nitwa Sakindi umukire wo kucara mwe kuja muramenyera mwese jewe singukunze izaryi nkaryama nkitura hasi umbabariye rero nurukundo ndi kugusaba gusa nimpeta ngiye nayiza ni imyaka ufite nje nabana na muzehe sinabana nawe ndikubona warembye napfuye we sinzi niba ubu burwayi urwaye kano kanya butarakirira ku bitaro umuntu ufite Veronica we karame mugabo mwiza aha ni imvunire aha ni imvunire imvune ngiyi igufa ryaturumbutse igufa ryaturumbutse humura sheri ubu sinakubabaza koko ngapfakara nawe ariko humura ubu ni imvune ngiyi imvune aha ngaha imvune nahiri napfuye we none agatirigo ngo katuritse ubu simbavuna izo nzi humura sheri nta nakubabaza ubu sininje wishimiye kupfaka ubu si kakazura kagira ute none ibyo wigize zasize Nini wabaha sikanyingira ni njewe komera komera kanyi bakomeye iyo hirya se mumeze mute tumeze neza kudusuye bwije ijoro oya nje guhaha oya ni kare ibicuruzwa se hano birahari nje guhaha izo za kawunga imiceri amaji papa ndabona twabifite batuzanye ni turabarambitse hariya okay yewe ndabona bazanye amaji meza sha cyo ni mukomere turaho iyi mpeza ngende kaji ushaka kaji reba hari agatwiste sha reba hariya katwiste k'icyatsi niko mwana we tugiye bwije oya mpaka jinjanira umwana wawe iki gihe haracyari kare nsangaga yankoreye uturimo nkishimye oya ni ngombwa ariko umwana ugomba kumunezeza ukamushimisha ntamupfunyikaga erega ibipfunyikisho nabyo birahenze kandi naringize barampamagaye telefone yanjye mfite indi telefone ufite indi telefone nta kibazo reka ndagiye uragiye kugiye vuba none se sindi guhasi bwije waretse se umukobwa wanjye ko akagira waretse umukobwa wanjye agateye ko agenda uri oya none se kutamuha amafaranga kanyi Elvis azakwishura Elvis ni uwahise kandi iko mana yanjye ibi ngibi nabyo ngenda birangira Imana ikora n'ibitangaza nibiti si muzehe kutangaza muzehe nisiko umva njewe umva nkubwiye maze iminsi ngukunze izaryi nkaryama nkitura hasi umbabariye rero nurukundo ndi kugusaba gusa nimpeta ngiye nayiza ni imyaka ufite nje nabana na muzehe sinabana nawe nyumvira koko nukuri kwimana gusa birashoboka kubana nawe nunyanga ndapfa ntabwo nabana nawe akakumbyaye ubwo nta n'isano ufite ariko abagabo bikijye ko ari intuza nunyanga ndarara mpfuye nushaka upfe komana koko ubu koko mbasebye pe yegura ndapfuye we ndapfuye sha yahigaga hijanja pe kiri gufatira yahigaga hijanja nabonye nagatirigobo kavunitsemo kabiri maze kikazamuka hamuno hose ino mugakora tima nakwa kuba ko bakugwishije nubu kuracayagaye aho nta kibazo rero ndabizi ni ryihagararaho ry'abagabo usi ntabwo ndi kubona nakakaza utaragashobora ni kwarini urabona ibintu utangiye kunkorera wisima mu wa muhungu w'inshuti yawe
none batangiye kujya baraza hano kanteza abantu bakaza muri butike gufata ibintu akigendera atanyishura. None mbigira ndi kuko nanje numiwe. Arine rwose mukobwa wanje. Ugomba gukora uko ushoboye kose. Ibi bintu by'urukundo ukabivamo. Kuko niba ntagiye no kubihombera. Tumva mu rukundo. None ko ntagiye kubihombera. Bazaje baza gufata ibintu hano bagende bafata ibintu bagende. Aho maherezo azaba ya. Yego none ubu bagiye kuzabona guterura nawe bakujane nawe nguhombe. Meza cyo kizakurikiraho. Umbonye atoroshe. Ibi ngibi mbigire gute? Ntabwo nzicura birenga. Ubu ngubu koko urani wowe ugiye kuzageranya uko buko. Si urwo ruguzarubamora. Ubu hamaso ntaguha ntarwo akagomye kugira ubwenge ku buryo ushobora kureba turiya muntu ni umugome ntuzigera uja mu rugo rwiwe. None se kamika muntu ari umutima hari umuhungu we yaba atameze nkawe. Nzaba ndareba ariko ngiye umva ndabyiga mbifatira ingamba. Ngaho umva. Cahano jya mu rugo genda urebe dundura ibyo agejeje gukora. Uyu munsi ngomba kurya kare nkaryama kugira ngo mbyuke ndaje kurangura ibindi bicuruzwa. Sawa ngaho kandi ugenda uri kubyigaho. Mana yanje, ewe ibi nabyo sinzi. Urani we nzagira ba mwana. Aha, nyamara ahubwo ibyo kwa Sakindi ndi kubona bigiye kunkurikirana. Ndaza kubifatira umwanzuro ariko. Sandruma yarabuze inkwavu zanjye zaradaze ziba nk'ibijyanye ziba nk'ibibaragasa bwatsi bwarabuze Sebigoni karame dore igicucu ndavuze ngo cishwa no futama imbere yasko gira vuba nakoze iki gira vuba ndavuze ngo gira vuba ese nakoze iki wakoze ntabwo nzi ikintu nakoze ngo rifunaniranye koko amaguru hejuru umutwe hasi kuramo n'ibyo birinde igise by'ibikoto byawe gira vuba uhohotera abana b'abandi ibite byawe nakoze iki siko nabi ura ibyo bibako imbere y'ibyo bifata sigerwa vuba kigode ubundi nambaga nagutumye mu migezi z'abandi gukubita abana b'abandi uwe mwana subu ni muri rwa mugezi ninde wari wagutumye ninde nambizi ntabwo uzi kuvuga nambizi dore uri imbere yasko twagufatiye ingamba tugiye kumva ndakwica ninde wari wakoze kuri kujimaka ibyabereje ubundi mu bigori byo nibi kuri kwakana ibyo kumugeza ibyo mu bigori nabyo nabyo abana b'abagore ngewe mu bigori nari nagiye kwahira uri wagiye kwahira iki nari ndi kwahira ntabwo mbizi ngo ntabwo ugize ute uri kwahira abantu se ibyo muri kuvuga nambizi ntabwo wigeze ubibona ntabwo wigeze ubikora narabibonye shinga inkokora narabibonye girwa vuba wakiri marima uzongera oya ntabwo ukubita nka kwica urukumva zamuka girwa vuba zamuka gira vuba gira vuba nicyo gihano nguhaye mwizaho iminsi zose gira wiherere maze usenge sikamaganye imbere y'Imana yawe. ariko sishagiye wagiye kuzanira inkwi hoza iravuga uzandika hariya ukuntu uzana twararanye cyavuga se fani byo cyangwa nakumbuye genda jya hariya urankumbura se jya hariya akaruno koraka ariko Veronica karara gatebe shanikira hano ariko none se amasaka kutari kuyandika ubundi zira yanikire ezuba sha Shani ndaru kukubwira ngo gusuhuza ino mwango ninzamuye ego shani ndarakubwiye ko yabayengegera ugira ngo nawe Veronica nose kutari kuzisanza zirafata izuba gute ubwo wicaye hano harura mu mwikorera nk'ibinini anika y'amasaka fata umwanya wiherere niba zarahuye n'abantu bazima niba ari ibikwinini sana nagaragara mu nzu abantu amasaka baragahuraga bagashiramo n'ibishimbo imbere y'Imana ababona ubu sibira ntibabiri kuva mu kigega bakabizana ku muryango
neza ushyira hano izuba urebe n'icyerekezo cy'izuba uzanikana izuba ryarenze isaro sirarange yigira vuba ni ariko si sheri ubwo mugongo bwagutagoroherwa neza ugatentuka yemeze neza nta kibazo oya ngo muzana gatese yagiye hano mugongo rwanda gubaha ako gatese nawe yasa gateka undi se kare kose ntawe uzi ko ndi gukora na gwisa si sheri nje kuba nigaruye hari kosa nkoze ikibigaro ibintu byose ko bitamenya ubwenge bwe aka nakanje Nazirangije. icara hano hasi ariko sebwo kiri kuri base kiri sebwo uri umaze kurambirana dore ngo kirasa sebwo ari kunaniranye ugiye kunteranya mu mwanya wanjye sakiri ni dumwe akanyiyama kuko abantu baje mu isoko kumuhohotera duhura n'abantu badutangira waho kubera amakosa gawe ntabwo uzongera kandi sebwo niba ukubita kuba ndi bukwicara urashaka inkoni buri kugubita si ntabwo ushaka kunyumva induba gukorera ntabwo ushaka kunyumva none ibyo bintu warabikoze cyangwa ntabyo wakoze bari kumbeshera baraba bari ku nta nubwo muzi ikintu kiri barago nta muzi ntabwo muzi ntabwo wigeze guhura mu mugezi ukamutura nta muzi ukanamukubitiramo none si ko hari abakubonye ntabwo bakoze muzabazane bancije ubu sakini n'umugore wawe agasanga ari ibihone bitagira ubwenge natwahuye mu isoko bakadusobanurira ukuntu byagenze niko nje nawe tugiye kuburana ubu tuje kuzana abagabo tuje kuzana hano uko nabacukuriye ibijumba okay icyo nabyo ni ntabwo tujyayo wari wabuze ibiryo nari ndi kubabesha wari kutubesha none si ibyo bintu uzabyongera nzabyongera kandi sabigo ndaguhana umunsi ndaguhana kandi sabigo nagukunda mumbabarire nindaka ntabwo mumbabarire uba amahano ngira vuba pa wamubwira akamara wakugira gute ndavuga ngo uba amarira sabigo wakugira gute amabarire ubama ndavuze ngo ubama imbere ya ntabwo aramarebe hejuru garamurebe hejuru wicuza ibyaha wakoze ndakubise umutwe kwibu oya garamurebe hejuru garamurebe hejuru ushobora gukora ibintu iswa ngo nyirakaje ni wirebera umwana wawe urebe hejuru si twe tugiye mu isoko si bagutangiye turi kumwe garamurebe hejuru zamura amaguru icyo gihe ugira vuba nanga amazi nzaniye nkoni yanjye bakosha badamyisha nzaniye nkoni hasi amaguru hejuru kandi ugaragara vuba yaravuze ngo aramendebe hejuru garamurebe hejuru uzamura amaguru uzamura amaguru ariko sabigo uri kumenera none hasi nyine rero suricara kugira ngo nanjye nzanye intebe nicare ku ntebe ngaho size nayo kurura kara gatebe kanakirwa kanasire karicara ariko Veroni yamiragara mwarebye ko amasaka yashizemo zandarebyaho n'umuhungu wawe icara hano zamiragara si wagize ngo gasizemo nzamuye ari kuja kugarya imikati nararumbije muri iyi minsi umurimo wose ngende no kugira ngo amahungu gawe hari gari kubwibusi anyibase imiragara uyu ntabwo yanyiba namwihambira nkamuzirika nkajya kumutira hepfo muri Nyabarongo nta nibaga pa kubizi ndiba betesheje inshuro 3 zose gari amasaka ntari kuhakora ariko atugemo nk'ikintu harya gatesi ntabwo ariyaza ariyazi nta kibazo mufashe oya kanze ndo gupangira ariko umfashe ubwo ubonye akarakazi kananiye harya yari bamaze kuyagusura agagara gusora rero umuryango dore muntega amatwi kandi ngo wanga kumva yahise mudanye ayumvira nijere reka rero mbabwire mureke mbabwire rwose dore sakindi mwegere ntuburaterera amagambo kare kose se rega ni no gukora nanjye ndicara aka kenge no nagakwehera
umusazi bayego n'umusazi agera akigwa kwijambo urukurinda kwibinda urukurinda kwibinda ariko byenda nta myenda mizi mufite wagira urambara imyenda mizi wanguriye aha rimfashe mu gitondo amubwe nti noneho ubugegera wize n'ubu bazagira ngo kwasa kindi umukene umugaba ngo ngana na data none isko yigeze kwambaye no pata yose nakuze nkiyimbwa nta nakuze nkiyimbwa uzabaze dore ngari kukwiga mwumve mbabwire dore mbabwire wa mugore we nawe wa muhungu dore umuryango wo kwasa kindi haba mu baturage haba mu aho ndi kwirwa ndi kugenda dore abantu batwasamiye gute aho bari kumana wagira ngo sakindi kubana naraguze amasambu nkagira n'urugo rwiza nkazana umugore wa kabiri nibyo abantu bari kunziza sakinde abantu bose bashinyitse bajaratega amatwi nk'ubwo rugiye kuvumbura reka mbabwire rero ntabwo basaka bugihoreye ko twari kutuganiza ari kuvuga ngo uryago masaka wangurase mwakujya muracocorana igihe ndi kuvuga mwajya mureka muganyumvira wa mugore nawe ugira amagambo tuza mujye simbabwiye ngo mucishe muvuge mabiri ko muguri kwiboro kubaye uri kuboro kubaye kubaye cyo radio hasugo tukare tukare Hasan kandi uranganiranye ngaho uvuga ngo Nyirakaje ngo ni umwosha twagiye mu isoko se twahuye na Sakindi n'umugore we oya naje birabintu siwumvisha ibyo batubwiye birabintu byambabaje warangiza rero wagenda ku kazi ukaza ngo Nyirakaje ngo niwe ngo ninjube wabishize mu ruhara ariko rero ndibaza byo gucukura ibijumba umva ngo nibijumba hari ibyo twe tumubashije ariko arireze si ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye igihano muhanishije ntarazongera tugomba kumahagurukira zamutema akaguru niyongera tugomba kumuba hafi tukamuganiriza cyane kuko buriya bira bintu ari igihe afite ikigara ari kubikuramo abandi bana kureba bavuze ngo Nyirakaje ngo niwe ubitera oya rwose nakutagira niba kuri gihe ujye mwitaho bene aka kageni ndakeka ko ibintu bizagabanuka dore ikirani kamenye baragikindura da reka nkaho ugenda guru kuryaguzwa reka mbabwire mwitonde murya ibyo kwa Sakindi simfite ibiryo murya ibyo kwa Sakindi keretse kubiryana umururumba rankuko ntari abaturage bamize nabi ngo Sakindi ngo ndambuye njya ujya kwambura nakwambura umuntu urusha imitungo bari kunziza imitungo yanjye ngewe Sakindi nishaye ico kivuga mu mocoka aduka nagati sinaza mu mubwire mwitwararike muri aba baturage dore bimaze gukongezwa mu baturanyi hose mu masantere hose ariko byanga byakunda nta mugabo n'umwe ngewe Sakindi uzampangara nashaka impamvu weho ngewe Sakindi nta mugabo n'umwe uzampangara nuzitambuka mu nzira iki papa rero uramwishuye so wayere wambwa hari wayariye ndi kujya kukwishura ukunundwa kugiye no kuzanyenesha imitungo yanjye kugiye kuzayimara so wayariye ngutumye nimugabo arayirihira akakanzwe umuntu uribwe nta nubwo nzakurihira abahanze bavuga gutya n'icyo wataye ubuzima kikavuga gutya ukagira ngo warabyaye ntacyo nshaka n'ubundi nta mugabo wibyara mbandoga data narakubonyeho uzambera ikibwa nta nubwo nzigera n'ubundi bw'ibwaguruka ibwegetse iyi nyine uzabwaguruka naweho ariko kandi reka nkubwire sha usigaranye ivogoni kandi nzakwica ariko naragendesheje we ukuntu bamvunaguye bumvaga amagambo y'abantu ababyeyi banjye bumva amagambo y'abantu kandi baba bari kubabesha kubona bankubita ngo nakubise umukobwa kandi ariwe wamiritse mu mazi bari kungendaho bamvunaguje umubiri wose ariko tukabyihorera uwo mukobwa njye nawe turaza guhangana burazi ngo yaramemukiye kubona bibwira abantu bose nta muntu utanzi mwikaritsiye ahantu ndi kunyura hose bari kundeba kanze nzamwereka niduhura ninjye nawe adapango mpe sha
wahurutwa ubundi n'uwapfuye akiri muto simenera kuruhanye yakirire mutwaze nakakano kawe ureke ingegere waje gushikira mu ciko ni sinatageze ngo nkuzane azana amagara ubundi sha ntamgo wibya nzabura unsimbura sha umwanza gusa kuri sumazi ahari wendo yo nagukandagira nge sakindi ntabwo bankinisha none bwo jewe kwa ntugisamba nje ko kuzana wicaye jya gufata wicaye mu ciko ntarimo igikoma pare undabesha woka kuzaniye wowe nta nje ntame nashatswe n'umugabo umwe ntago ari babiri nanga nzamuguharire sha umva papa Jessica ko nasanze umugabo nasanze umusego yimbwa none se ubunzabwe ba mvure ko tubone kuye nawe kuri amasaka ndaganure byikoma kuba icyo kirago byikoma byo mu binywe kunda gusa nkawe reka ibintu mbanye najye neza ko niwo mba nabibwiye none nje naho nasome asome basi Ciao, ubyaye n'abaramutwa n'abakwenye. Mujyane mu nzu w'imvura ntitumye dutanika. Sunze wakangahe. Ariko gari kumwe. Yoroheze sha. Terura gaterura iminsi. Retenson. Wafa ariko abwege. Iweho nazaniye. Nabwege kandi imbwa. Kunda kirarozwa sugufashura. Karinga ugiye kuyacubura. Ko nanje ndakankoye. We enda mwende mwana niri hema mushire n'intebe mu nzu. Kandi fata. Wenda niyo cyasigaje. Veronica. Karamba. Ngiye kureba Rukamba ntago imbere mu maso. Cyapfubwenye. Ujye umva imbere mu maso nasapo. Kindagiza. Ngiye kureba mu mwanya wanjye Rukamba. Ubwo rero mukora iri hema muryane n'izi ntebe ngo reba ndakiruse mugire fase mwe kwa murego nese cyakunama kandi kibyo bikose wo karambikwa na machi mugira vuba hano ukunde kwaracitse ari uburagiye nagufashe ikose yo akwanura weho awanu nese zini ntoki zaracitse kome wasi Garura guca. Ugire guca. None se bwamahereze kuri ukubira hasi ahane mu. None ntago ntabirangiye. Nawe byashane. Kandi baragusa. Ntuka. Mutukikizi gatukura umuntu. Ngo waruzira nguramye papa arabitsigiye. Arabimpaye. Asashi gushengure. Inkwa ariko nawe ubwati naziriya wasize ukasa rimwe nguri kunyikiza mbare gatatu wazirangije nanje nugaye gusige ndagusiga ku murongo nzanira umugabo wanje naho rero ukuntu byahindutse amatsiko yanjye azashira